ndetse n'ibyo mwari mufite yemwe nimuze dushake ubwami bw'Imana, muze dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka ibintu zigane wegere Yesu. Ubu bukonde bukurembeje nubyigane wegere Yesu. Yewe wowe wabuze urubyaro nubyigane Imana igitanga abana. Nuje vuba azanye ingororano, aje vuba aje kurengera abantu, aje gikuraho inyatsi. Yemwe abacuruza bikanga ngo yemwe bari kuvuza induru kubera ubukonde. Uyu munsi wa none nkuzaniye message ivuga ngo zumene for the star. Ananirwa kuguha urubyaro, ntabwo ananirwa kugutabara. Imana ikugirire neza. Wowe uri kunyumva rero ndagira ngo nkubwire ngo byigana, wowe urarurira bukarinda bucya wiyorosa amarira ukayisasira, nubyigane kuri Yesu. Hari Yesu uhaza amarira, hari Yesu ukuraho umwaku, hari Yesu ukuraho umwangaro, hari Yesu utesha agaciro. Wowe nubyigane ayo marira yawe uyu munsi wa none yakama. Ayo araje vuba azanye ingororano, aje vuba aje kurengera abantu, aje vuba aje gutabara. Yewe abamurindiriye, yewe abategereje Uwiteka, nimuhumure kuko Uwiteka araje kandi azanye iki? Araje kandi azanye ingororano. Yarambwiye ngo nuko rero uzagenda untangariza abantu ubambwirire ngo ndi Imana yihagije, ndi Imana ishobora byose. Niba aje kuguhahira yari buhaha ibiri 10 ukamukataho 2 ukamwiba, nukuri data wa twese aje kugira ute? Aje kuguhombya kuko ntiwigeze ugira ute? Ntiwigeze ubikiranukiramo. Ubwo n'ubuhanuzi bwawe, iyo ni message yawe. Imana itugirire neza. Nyaboneka nubyigana ukore hehe? Nubyigana ukore kuri Yesu, nubyigana utiba ku munzani. Basuza mwebwe mwese mudukurikira kandi mukurikira channel Umuremyi TV. Imana ibaho umugisha. Mwebwe mwakanze subscribe kuri channel Umuremyi TV, abakanze like, abadukunda mwese turabashubuje aho mutuye hose mu Rwanda, hanze ahariho hose. Muzi abavuga ikinyarwanda mwese mu cyumba kandi turabakunda cyane. Ngaho rero uyu mwanya reka twakire umukozi w'Imana. Ubwo bwa mbere twamwakira reka tumusuhuze, namwe basuhuze. Yesu nashimwe. Yesu ahimbaze cyane. Turakwakiriye mu izina rya Yesu. Murakoze. Imana ibaho umugisha. Kunyakira Yesu abaho umugisha cyane. Yesu uza n'abadukurikira, burya abadukurikira nabo bakeneye kugira ngo bamenye uwo tugiye kuganira nawe. Murakoze. Tuje abantu badukurikiranira umwanya. Imana ibampera umugisha, abari hano mu Rwanda, abari hanze, abari i Burundi, abari Tanzania, abari muri Congo, abari muri Kenya, abari mu bihugu bitandukanye, ndabashubuje mu izina rya Yesu. Imana nibampera umugisha. Hanyuma rero amazina yanjye nitwa Nzamurambaho Claudine, ndi umubyeyi w'abana 2 uzwi cyane ku izina Mama Ishimwe. Imana ibaho umugisha. Mama Ishimwe, ufite abana 2? Yego. Imana yakugiriye neza. Yewe ni birebire nta wabivuga ngo abirondore. Twabonye Imana. Mwabonye Imana gute se? Mwabonye Imana kugira ngo nabandi bumve ko hari Imana. Twabonye Imana itanga urubyaro. Twabonye Imana itanga urubyaro aho byanze biremera. Yampaye urubyaro bikoye bikomeye. Nabonye Imana rero. Nabonye imbaraga zayo n'ukuri. Nabonye Imana itabara igira neza. Nawe udukurikiye nakubwira ngo mu ijuru hari Imana ishobora byose. Amen. Mukozi w'Imana, nibwo bwa mbere nakwakira kuri iyi channel, ariko ntabwo abadukurikira babazi. Watangiye kubwiriza byagenze gute? Byasaba ko twinjira mu buhamya. Tangiye kubwiriza ubundi umurimo w'Imana natangiye kuwukora ndi umwana muto. Natangiye kuwukoramo umwana muto. Impano y'ivugabutumwa nayiyumvise ndi umwana muto cyane, ndi umwana w'imyaka 7. Ntabwo byari byoroshye. Ntangira nsenga, nkunda ibintu byo gusenga. Nkunda gusenga cyane, hakunda Imana, hakunda kuba imbere y'Imana. Uko nakundaga gusenga niko Imana yagendaga impa amasezerano y'ivugabutumwa se cyangwa y'umurimo w'Imana se cyangwa y'umuhanuzi. Aho rero Imana yagendaga impera ayo masezerano. Ndushaho nanjye uko igenda ivugana nanjye, ndushaho kugenda mbyiyumvamo
kandi ni ukuri Imana igenda ibana nanjye, igenda impa amasezerano, igenda ingabira impano zitandukanye, kandi mu mpano zitandukanye yagiye ingabira ni ukuri mba mbona hari icyo Imana yagiye ikorana nanjye. Rero umurimo w'ivugabutumwa nawutangiye kera ndi umwana muto cyane, kuko nakundaga gusenga ndi umwana mutoya. Byasaba ko twinjira mu buhamya ukuntu nasenze Imana, ukuntu nabanye n'Imana, ukuntu Imana yampaye isezerano. Ndabyibuka impa amasezerano ndi umwana muto cyane, imbwira ngo nzakugira umuhanuzi, nzakwamamaza, nzakugira umukozi wanjye, nzakugabiza impano zitandukanye. Nari muto cyane. None ndabona ugiye kwamamara, waranamamaye ariko aya ntabwo biraza nk'uko Imana yabivuze. Gusa habaho ibimenyetso. Mbere y'uko bigenda neza haza kubaho ibimenyetso. Ubwo rero muri ibyo bimenyetso ariko ndi kubona ariyo bijya bigira ute bishyira, kubona Imana izabikora ni ukuri, kandi ni ukuri ni Imana ishobora byose. Rero ndayishimira yuko abyara ibyumve ko nyishimye, yagize neza, yagiye ibana nanjye, yagiye ikorana nanjye, iby'imbaraga narayibonye. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe kuko yakugejeje hano, kandi ndatekereza ko hari cyari ibindi Imana izakora. Turagushimiye rero, reka tugusabe usenga Imana. Ibibazo bitandukanye bakeneye guhemburwa nawe ubahembure, ubiteho mu izina rya Yesu. Imana n'Umwana n'Umwuka Wera reka byicarane nanjye hano hantu, unyemerere dutangiye utangirane natwe, kandi dusoza usozanye natwe mu izina rya Yesu Kristo. Icyubahiro kibi cyawe. Ngaho rero hereza umugisha umuntu wese udukurikiranye ugiye kutwumva, umugirire neza, umugisha w'Imana ubane nawe. Urakoze urakarama ni mu izina rya Yesu. Amen. 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 Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe ku Muremyi TV. Ni ukuri Imana nibaho umugisha ibagirire neza. N'ubundi turaje tuzanye ijambo ry'Imana, tuzanye ubutumwa bwiza bwa Kristo. Unyemerere rero ube hafi, tutangirane nawe iki kiganiro, kandi unyemerere tugisozanye nawe. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Sinabura kukubwira ngo wewe wari wihebye, sinabura kukubwira ngo wewe byari byayobeye, wewe wabonaga nta nzira, wewe wabonaga nta herezo, wewe wabonaga nta kuntu bimeze. Sinabura kukubwira ngo komera kandi wihangane. Ijambo rirazura, ijambo riratabara. Uwaryiringiye akaryiringira ni ukuri abona Imana. Rero dutangiye nkubwira ngo ni ukuri, ihangane niba byari byakuyobeye, ihangane niba wabonaga nta nzira. Dufite Imana igira ite, dufite Imana itanga inzira, dufite Imana ihindura ibintu bigahinduka, dufite Imana ishobora byose. Imana ikugirire neza. Nkundira rero nyemerere dutangirane nawe, kandi ni ukuri tuze gusozanya nawe, twumve icyo Imana igize ite, twumve icyo Imana idushakaho, twumve umuburo w'Imana. Imana itugirire neza. Tugiye gusangira rero ijambo ry'Imana riri muri Luka ibice 8 umurongo waho ku murongo waho wa 40. Luka ibice 8 umurongo waho ni umurongo wa 40. Twumve icyo Imana igiye kuvugana natwe muri iri jambo. Reka udusomere Luka ibice 8 ku murongo waho wa 40. Luka ibice 8 umurongo wa 40. Yego. Dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu akiza umugore azura umwana wa Yayiro. Yego. 40. Yesu akigaruka abantu baramwakira, kuko bose bari bamutegereje. Nuko haza umuntu witwaga Yayiro, umutware w'isinagogi, araza yikubita imbere y'ibirenge bya Yesu, aramwinginga ngo aze iwe, kuko yari afite umukobwa w'ikinege wari umaze imyaka 12 avutse, kandi yari agiye gupfa. Akigenda abantu benshi baramubyiga. Yego. Akigenda abantu benshi baramubyiga. 43. Haza umugore uri mugongo wari ubimaranye imyaka 12. Yego. Kandi wari warahaye abavuzi ibintu bye byose, nyamara ntihagira n'umwe ubasha kumuvura. Yego. Nuko amuturuka inyuma akora ku ncunda z'umwenda we, mu mwanya amaraso arakama. Haleluya. Yesu arabaza ati ninde unkozeho? Bose bamaze guhakana, Petero na bagenzi be baravuga bati erega databuja, abantu barakugose barakubyiga nawe ukabaza uti ninde unkozeho?
Yesu aramubwira ati hariho unkozeho kuko menye ko imbaraga imvuyemo. Alleluia. Amen. Amina. Nuko umugore abonye ko adahishwa aza ahinda umushyitsi amwikubita imbere amubwirira mu maso ya bose icyatumye amukoraho. Nuko akize muri ako kanya. Yesu aramubwira ati mwana wanjye kwizera kwawe kuragukijije genda amahoro. Alleluia. 49. Nuko akivuga haza umuntu uvuye mu nzu ya wa mutware w'isinagogi ati umukobwa wawe yapfuye wikwirirwa urushya umwigisha. 50. Ariko Yesu abyumvise aramusubiza ati witinya izere gusa arakira. Alleluia. 51. Ageze mu muryango w'inzu ntiyagira undi muntu akundira kwinjiramo nawe keretse Petero na Yohana na Yakobo na se w'umukobwa na nyina. Asanga bose barira bamuborogera arababwira ati mwirira ntapfuye ahubwo arasinziriye. Baramuseka cyane kuko bari bazi ko yapfuye. Amufata ukuboko avuga cyane ati mukobwa byuka. 55. Umwuka we uragaruka uwo mwanya arahaguruka. Yesu abategeka ko bamufungurira. 56. Ababyeyi be baratangara cyane ariko arabihanangiriza ngo batagira uwo babibwira ibibaye. Amen. Haleluya. Amen. Imana nishimwe cyane wowe udukurikiranye, wowe uri kutwumva, uri hano mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda, uri mu bihugu bitandukanye. Twumvise amagambo y'Imana tuyasomye muri Luka ibice byaho 8 ku murongo waho wa 40. Tugiye kwivugira kuri ubu butumwa, tugiye kwivugira kuri aya magambo y'Imana. Ariyo mpamvu nakubwiye ngo wowe wari wihebye, wowe byari byacanze, wowe byari byayobeye, aka kanya ntukuke umutima, wizera Imana kuko Imana ishoboye iki? Imana ishobora byose. Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Imana niba yarabashije kugera kwa Lazaro ikamuzura yari yapfuye, ikazura abapfuye bakazuka, ni Imana nje kukubwira ifite iki? Ifite imbaraga, ifite ububasha, ifite ubushobozi. Imana yacu ni ishimwe. Dusomye amagambo meza cyane rero hano ku murongo waho wa 40 na 41 ndetse no gukomeza. Dusomye kuri izi nkuru, ndashaka kuvuga cyane kuri izi nkuru z'uyu mubyeyi wari umaze igihe kirekire, wari umaze igihe kinini cyane afite iyi ndwara yitwa kuva. Iyi ndwara yari yaramuzengereje, iyi ndwara yari yaragiye mu bapfumu, abavuzi baramuriye ibye byaramushizeho, yarivuje byaranze, yarakubise hirya no hino biranga, abadogiteri bakomeye bakoraho biranga, ndetse inzobere zikoraho biranga. Ariko umunsi umwe mbese ndagira ngo tuvuge kuri uyu mubyeyi. Imana ishimwe. Ishatse kukubwira ngo ikibazo ufite cyose hari Imana ishobora byose. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Twumvise ko uyu mubyeyi iki kibazo cy'ubu burwayi bwitwa kuva ngo yari amaze imyaka 10 n'ingahe, yari amaze imyaka 12, yarivuje biranga, aragenda ajya mu bitaro biranga, yewe umuryango uranamwinuba, inshuti n'abavandimwe baramwinuba, abantu bamuvaho kubera iki cyago yari agize ute, yari afite. Ajya mu bapfumu, ibintu byarabigurisha kugira ngo abone yatanga mu bapfumu, amatungo aragurisha, imirimo aragurisha, ibintu birakomera, ariko ngo yanga kugira ute, yanga gukira. Bamudwitwe twose turarangira, yanga gukira. Imana itugirire neza. Nshatse kukubwira ngo rero nawe aya masaha cyangwa uyu mwanya, bitewe n'ikibazo ufite, bitewe n'aho uhagaze, bitewe n'urugamba uhagazemo, ndagira ngo nkubwire ngo ntaho Imana itakura umuntu, naho Imana itagira ite, naho itamugeza. Yarengeye uyu mubyeyi, nawe yakurengera. Imana ishimwe ngo amaze kubona inkuru za Yesu, abona abantu benshi baramugose, abona abantu benshi barimo baragendana nawe. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ngo nuko nawe bitewe, ariko ikibazo ufite nicyo kiri kugutera kugira ute, kwegera Yesu. Urugamba uhagazemo ni rwo ruri gutere kugira ute, gushaka Yesu. Kubera ko uyu mumama yarababaye pe, yarababaye mu buryo bukomeye. Urumva yari yarivuje byaranze, kwa muganga baramusezereye, ahari baramubwira ati genda wipfire, kubera ko nta gukira kugize ute, nta gukira guhari. Imana itugirire neza. Yari yarihebye, byari byara
yanjye zari zarananiranye. Arangije ngo abona abantu benshi bagose Yesu. Imana ishimwe. Amaze kubona abantu bagose Yesu bitewe n'iki kibazo yari afite, yari amaze, Bibiliya yavuze ko yari amaze imyaka 10 yari amaze imyaka 12 abana n'ubu bugwayi, baravuje byaranze, baritanze byaranze, amafaranga yarabashizemo, amatungo yarashize, ibintu byaranze, mbese bari baramukarabye kuko babanaga byagize ute, zanze, bakoze uko bashoboye, ariko bigira ute, ariko biranga. Ngo amaze kubona aba bantu benshi cyane bagose Yesu, bari kugendana na Yesu, ngo nawe yumva agize ishyaka. Ariko icyambere uyu muvyeyi yabanje agira kwizera. Mbere yo kugira ngo nawe ajye kubyigana kuri Yesu, yabanje kwizera avuga ati nyamara uyu ni umuntu udasanzwe winjiye muri uyu mudugudu, uyu ni umuntu udasanzwe, mbese abyiyumvamo, yumva ko agiye kubyigana ku muntu utagize ute, udasanzwe, umuntu utamenyerwa. Imana ishimwe ihabwe icyubahiro. Ngo nuko nawe arahatana, arabyigana, ngo ariruka arabyigana. Ntabwo yari yitaye uko ameze, ntabwo yari yitaye kuri iki kibazo, wicyo yarebye, yarabyiganye, arabyigana. Akora hehe? Akora kuri Yesu. Nje kukubwira ngo birashoboka mu kibazo uhagazemo nubyigane, wegere Yesu. Mu ntambara uhagazemo nubyigane, wegere Yesu. Ubu bukonde bukurembeje nubyigane, wegere Yesu. Haracyariho ibyiringiro. Igiti iyo gitemwe kirongera kikagira ute, kirongera kigashibuka. Ngo uyu muvyeyi rero nawe arangije arabyigana. Ibaze, sinzi abantu, Bibiliya ntisobanura abantu bari kumwe na Yesu, ntisobanura umubare wabo. Mpamya neza ko bari benshi cyane. Nawe urabyumva ahantu Yesu yarari, abantu bari bamugose bari benshi. Ngo arangije arabyigana cyane, ngo arabyigana, arangije aracengera. Akimara gucengera, ngo abakoze hehe? Abakoze kuri Yesu. Imana ishimwe. Shuti yanjye, wowe uri kubyigana ute? Wa mugabo uri murabyigana ute? Wa muvyeyi uri murabyigana ute? Aho ntabwo uri kwigwanirira, nubyigane, ukore kuri Yesu. Uyu muvyeyi ngo akimara kubyigana, ijambo ryiza ryanejeje ndi butindeho cyane, n'ukuntu yabyiganye agahita akora hehe? Agahita akora kuri Yesu. Ngo ako kanya akimara kumukoraho, Bibiliya yavuga ngo isoko y'amaraso igira ite? Irakama. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ngo Yesu nawe arangije arabyumva, yumva ko hari indi mbaraga igize ite, yumva ko hari imbaraga imusohotsemo. Haleluya. Yumva ko hari imbaraga imuvuye muri we, yumva ko hari imbaraga isohotse ikoze igitangaza, yumva ko hari imbaraga ikijije uwari umubembe, yumva ko hari imbaraga ikijije uwari umaze imyaka 12 zarayoberanye. Ngo arangije arabyumva. Ariko nshuti yanjye, bizigana ukore kuri Yesu abyumve. Iyi myaka yaramaze muri iki kigeragezo, abana n'ubu bumuga bwo kuva, abana nabwo yarivuje byaranze, ariko umunsi umwe kwa Yesu bigize ute? Kwa Yesu biremera. Imana ishimwe. Mbese uri murabyigana wa muvyeyi we? Mbese uri kubyigana ute wa mukobwa we? Mbese uri kubyigana muririmbyi? Imana ishimwe. Nje kukubwira ngo rero nubyigane, ukore kuri Yesu. Imbaraga y'Imana igira ite? Imusohokemo, ikugereho. Imbaraga ikora igitangaza ize kuri wowe. Imana ishimwe. Ariko birasaba kugira ute? Birasaba kubyigana, ugakoresha imbaraga cyane, ukamwegera, ukamukoraho. Ikibazo ufite ntabwo nyizi, cyatuma ubyigana. Urugamba uhagazemo ntabwo nduzi, watuma ubyigana, ukegera Yesu, ukamukoraho, kugira ngo iyi mbaraga y'Imana imusohokemo, ikugereho. Aho imbaraga ya Yesu yageze, ibibazo birahunga. Aho imbaraga yageze, ubugwayi burahunga. Mwumvise ko uyu muvyeyi akimara kubyigana, akimara gukora kuri Yesu, mwumvise yuko ubu bugwayi bwahise bugira ute? Bwahise burangira. Imana ishimwe. Yahise akira iki cyago. Ariko yari afite kugira ute? Yabyigananye kwizera, yizera umuntu agiye gukoraho yuko hari uko biri bugende, yuko hari ikiri buremeke. Imana ishimwe. Nawe aramubwira ati ngaho rero igendera kwizera kwa kugize ute? Kuragukijije. Imana ishimwe. Nubyigane rero, niwegere Yesu, nubyigane ukiranuke, nubyigane ushakishe umwuka iteka, nubyigane wirinde ubusambanyi, nubyigane wirinde ubujura, nubyigane wirinde kubeshya, nubyigane wirinde uburyarya, nubyigane kuri Yesu, wirinde amatiku, kuko ntabwo uzamubyiga ufite amatiku, ntabwo uzamukoraho ufite
kubyigana ugakora kuri Yesu, kuko tubonye abantu bari gushaka kubyigana ariko badashaka kwihana, badashaka kureka ibyaha, badashaka kureka ubusinzi, badashaka kureka ubusambanyi, badashaka kureka ubwesikoro, badashaka kureka amatiku, badashaka kureka kugambanira bene se. Ntabwo ibyo wabibyigana nabyo ukibifite ngo wegere Yesu, ntabwo wabasha kumukoraho. Banza usige ibyaha, banza usige amatiku, banza usige ishyari, banza usige kubeshya, banza usige urwangano, banza usige akagambane, banza usige ibyo byose, usige ubwo businzi bwawe, usige ubwo bwesikoro bwawe, usige ibyo byose. Numara kubisiga maze ubyigane, numara kubyigana urabona imbaraga y'iki? Urumva imbaraga ya Yesu ikugezemo. Aho imbaraga ya Yesu yageze ibibazo birahinduka, aho yageze akahagera bambaye ubusa barambara. Imbaraga ya Yesu aho yageze baburaye bararya. Imbaraga ya Yesu aho yageze babirukanye mu nzu babona amazu. Nubyigane ukore kuri hehe? Ukore kuri Yesu. Ibyo byonyine cyagusaba nukubyigana ukamukoraho. Imana ishimwe, Imana itugirire neza. Rero byigana nk'uko uyu mubyeyi yarabyiganye. Uyu mubyeyi yaje kugeraho abona byose n'ubusa, abona ntacyo bimumariye, aramaramaza. Mu kumaramaza kwiwe niko kubyigana agakora kuri Yesu. Akimara kumukoraho icyago kiwe kigize ute? Kiba kirahagaze. Ababonye imbaraga z'iki? Abona imbaraga z'Imana. Ariko nuko yabyiganye. Icyambere yabyiganye nta matiku, yari amaze kumaramaza. Icyambere yabyigana nta busambanyi, icya kabiri yabyigana nta businzi, icya gatatu yabyigana nta nzangano, icya kane yabyigana nta kubeshya kuri muri we. Mbese arabyigana ibyo byose abitera iki? Abiterera inyuma. Arangije arabyigana akora kuri Yesu. Akimara kumukoraho nukuri icyago cye kizize ute? Kirahunga. Itayinjira mu rubyaro rwa. Nubyigane. Waba warabuze urubyaro ngo waragiye mu bapfumu zaranze, nukuri byaranze byaragoranye, ariko wabyigana ugakora kuri Yesu. Kubwo kubyigana iyi mbaraga ya Yesu itanga urubyaro, iyi mbaraga ya Yesu itanga ubuzima, iyi mbaraga ya Yesu itanga kubaho, iyi mbaraga ya Yesu ikora imirimo n'iki? Ikora imirimo n'ibitangaza. Uragira ati mu gihe maze nukuri gushaka byaranze, gukora ubukwe byaranze, ariko se urimo urabyigana? Ese mu myaka 35, mu myaka 40 urindiriye uri umukobwa, urindiriye uri umusore, urimo urabyigana kuri Yesu? Zigana ukore kuri Yesu. Dufitiye imbaraga ya Yesu. Iyi mbaraga ya Yesu iyo umuntu yabyiganye akabyigana mu kuri no mu mwuka, iyi mbaraga ya Yesu igikora ubukwe, iyi mbaraga ya Yesu igikora ubukwe bikemera, iyi mbaraga ya Yesu igica karande, iyi mbaraga ya Yesu igitesha agaciro ibyo bakwaturiyeho, iyi mbaraga ya Yesu igitesha agaciro izi nyabingi bagushyizemo, iyi mbaraga ya Yesu yabasha kugukuramo ikakuremera iki? Ikakuremera igitangaza. Nubyigane yewe mukobwa, nubyiganira bishoboye, nubyigane igikora ubukwe. Yewe wowe wabuze urubyaro, nubyigane Imana igitanga abana, nubyigane iyi mbaraga, nubyigane ugakora kuri Yesu kandi ukabyigana umwete. Nukuri nubyigana iyi mbaraga ya Yesu iraguha kuzara. Ijambo ryarambwiye ngo biremwe nonaha, ngo ntabwo ari ibya kera, ngo kugira ngo tutazavuga ngo twari dusanzwe tugize ute, twari dusanzwe tubizi. Ariko nubyigana iyi mbaraga yakijije uriya muze wari umaze imyaka 12 afite kiriya kibazo cy'umugongo, yarangiza ikamukiza. Ntabwo yananirwa kukurengera, ntabwo yananirwa kuguha urubyaro, ntabwo yananirwa kugutabara. Imana ikugirire neza. Wowe uri kunyumva rero ndagira ngo nkubwire ngo byigana. Wowe urarurira bukarinda bucya, wiyorosa amarira ukayisasira, nubyigane kuri Yesu. Hari Yesu uhaza amarira, hari Yesu ukuraho umwaku, hari Yesu ukuraho umwangaro, hari Yesu utesha agaciro. Wowe nubyigane ayo marira yawe uyu munsi wa none yakama, ayo marira yawe uyu munsi wa none yarangira. Wowe byigana gusa. Imana ishimwe. Byigana wirebere, byigana urebe iti Imana iri bugukorera. Byigana iyi mbaraga ya Yesu iragukiza, iyi mbaraga ya Yesu iragukura mu bwihebe, iyi mbaraga ya Yesu iragukura mu bwigunge. Nukuri nubyigane, wegere kandi ufite kwizera yuko ibintu byose byananiranye birashoboka. Nta kijya kinanira iki? Nta kijya kinanira Imana. Mu gihe cyashyizweho yaravuze ngo nimuba muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, aravuga ngo musabe icyo mugize ute? Musabe icyo mushaka muzagihabwa mu izina ryanjye. Imana ishimwe rero. Nukuri
ndagira ngo nkubwire ngo ubyigane ijambo nari nkuzaniye cyangwa se ubuhanuzi nari nkuzaniye. Ni ubuhanuzi buvuga ngo nubyigane ukore kuri Yesu. Wabyiganye wabura iki kuri Yesu? Wabyiganye ubu bugumba bwarangira, wabyiganye ubu bukene bwashira, wabyiganye akagahinda karangira, wabyiganye ugakora kuri Yesu. Iyi mbaraga ya Yesu yataha iwawe. Nuko imenerevare y'abanyeshuri yaboneka biragucanze. Uri kubona abana barabirukanye cyane ko dore turi mu gihe bagiye gukora ibizami, inyamara nturishyura. Byigane ukora kuri Yesu, izi kwishyurira. Byigane iyi mbaraga ya Yesu irakwishyurira. Uravuga ngo ntabwo baziga, nubyigane ukore kuri Yesu, baziga mu izina rya Yesu. Uravuga ngo ntabwo bizemera mu izina rya Yesu. Wowe icyo usabwa ni ukugira ute? Icyo usabwa ni ukubyigana ukegera iki? Ukegera Imana ishoboye iki? Ishobora byose. Rero byigana ukore kuri Yesu, Imana itugirire neza. Nubyigane, Yesu aratabara. Nubyigane. Yarambwiye ngo genda umbwirire abantu bambarize, kuko ndi Imana igize ite? Ndi Imana ishobora byose. Ufite ikihe kibazo? Iyi Mana kwishoboye. Ufite ikihe kibazo? Iyi Mana kwikora imirimo n'ibitangaza. Ufite ikihe kibazo? Iyi Mana ko yakurengera. Ifite ikihe kibazo? Nukuri nimwihangane. Yewe abari ku munara, abategereje Imana, abihanganye, ndababwiza ukuri. Nukuri dore aravuga ngo ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibihwanye n'ibyo yagize ute? N'ibyo yakoze. Imana ishimwe. Araje vuba, azanye ingororano. Aje vuba, aje kurengera abantu. Aje vuba, aje gutabara. Yewe abamurindiriye, yewe abategereje Uwiteka, nimuhumure kuko Uwiteka araje kandi azanye iki? Araje kandi azanye ingororano. Yarambwiye ngo nuko rero uzagenda untangariza abantu, ubambwirire ngo ndi Imana. Ndi Imana yihagije, ndi Imana ishobora byose, ndi Imana y'imbaraga, ndi Imana y'ububasha. Irambwira ngo yemwe abari kuvuza induru kubera ubukode, irambwira ngo mbabwire ngo nukuri ni Imana yishyura. Irambwira ngo mbabwire ngo ni Imana itabara, ni Imana ishobora byose. Haleluya. Ni Imana ikikuraho iki? Ni Imana igikuraho umwaku, ni Imana igikuraho inyatsi. Yamwe abacuruza bikanga, nimukiranuka kuri iyo myunzani yanyu. Ni Imana igitanga iki? Ni Imana igitanga umugisha. Ngo hari n'abandi bari kugenda babyeta ku myunzani bakagenda biba. Yemwe ngo namwe ingororano zanyu zigize ute? Ingororano zirahari. Yesu azabibabaza kandi nukuri, ndetse n'ibyo mwari mufite bigiye guhomba. Niko Imana ivuze. Imana ishimwe. Bigiye guhomba kubera yuko nukuri hari abantu Imana yari yarasezeranyije ubucuruzi, irangije ibaha umugisha, ibaha gucuruza. None namwe musigaye muri abesikoro, musigaye mwesikoroka ku myunzani, musigaye mupima mubeshya, musigaye mwiba abantu. Umuntu niba aje kuguhahira yari buhaha ibiri 10 ukamukataho 2 ukamwiba. Nukuri data wa twese aje kugira ute? Aje kuguhombya kuko ntiwigeze ugira ute? Ntiwigeze ubikiranukiramo. Ubwo n'ubuhanuzi bwawe, iyo ni message yawe. Imana itugirire neza. Nyaboneka nubyigana ukore hehe? Nubyigana ukore kuri Yesu. Nubyigana utiba ku munzani, nubyigana ukore kuri Yesu. Yesu azakugirira neza. Nawe umutegereje, nawe umurindiriye, ndagira ngo nkubwire ngo nukuri Yesu agize ute? Yesu araje aje kukwiyereka. Warababaye urihangana, warasuzugura urihangana, barakuvuza urihangana, urasonza urihangana, uburaho kuba urihangana, biragucanga urihangana. Ukomeza gutegereza iki? Ukomeza gutegereza Yesu. Ariko Yesu avuze ijambo rikomeye, aravuga ngo yewe wowe wihangananye nawe aje kugutabara, aje kugukura muri icyo kibazo, aje kugukura muri ubwo buzima bwo gupfundikanya. Kuko tubonye abantu benshi barimo bagenda babesha, barimo bagenda besikoroka, barimo bagenda bavuga ibidahari. Ariko nukuri niba ndakubwiza ukuri, niba warakiranutse ukihangana muri byose, nukuri Yesu aje kukuramburira iki? Aje kukuramburira amaboko. Uje kubona ukuboko kw'iki? Ukuboko kw'Imana. Imana itugirire neza. Rero ndakubwira nukuri kugira ngo ukomeze ukirite, ukomeze ukiranuke. Imana y'amahoro irashoboye, Imana ishobora byose, Imana y'imbaraga, ni Imana ikiza, ni Imana irengera. Tugiye gusenga iki? Tugiye gusenga Imana. Ariko amaboko y'Imana ni magari, ni maremare. Amaboko y'Imana ashobora
ishobora byose, amaboko y'Imana ajya azura, amaboko y'Imana arakomeye. Rero akubwira ngo nukuri ni wowe wihanganye, Yesu aje kugira ute? Aje kugutabara. Nta kure Imana itakura umuntu, nta na kure Imana itagira ite? Itamugeza. Imana ikugirire neza. Narinje kukubwira ngo rero nubyigane, ubyigane ukore kuri Yesu, kuko uko byagenda kose nubyigana ugakora kuri Yesu urabona imbaraga z'Imana. Nubyigana ugakora kuri Yesu urabona impinduka. Warasenze byaranze, warasengewe biranga, uko rubyaro rurabura, nukuri urasenga ubona nta mbese. Ariko uyu munsi wa none nkuzaniye message ivuga ngo nubyigana ukore hehe? Nubyigana ukore kuri Yesu. Imana ishimwe ku muntu wabyiganye agakora kuri Yesu, aratabara, ararengera. Imana himbazwe, Imana ishigwe hejuru. Nyemerera rero ubwo tugiye gusengana Imana, nukuri uzubyigane, ushakisha ubwiza n'icyubahiro no gukiranuka. Nikumuririmbyi yarere bonefo destaya hezo ne kwitamanda ya sire dorome herere bonefo destansoma. Nikuyu muririmbyi yaririmbye harare bonefo destaya, haravuga ngo hezo nitaya gide mando yasika. Yemwe nimuze dushake ubwami bw'Imana, muze dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose bizaza ari inyongera. Muririmbyi yararirimbye haravuga ngo mwijuru imbere y'Imana, haravuga ngo mfite umuntu mvugira, ni umukuru w'abatambyi, ngo kandi yitwa Rukundo. Haravuga ngo ubwo adapfa natwe ntitugize ute? Natwe ntitugifu. Hezo mene fodestai kribone shaine mando taya sire grome urizene taya binifo yasika. Uri ibyiringiro. Ndakumva Yesu, ndumva imbaraga zawe, ndumva imirindi ya yewe Nehema mwiza, yewe murengezi w'ubugingo, yewe samba itarumba. Uri Imana, urashoboye Kristo, uri rubasha, uri rurangiza. Ngaho nurengera abantu bawe, ngaho nutabara abantu bawe. Imana ishimwe. Umuntu wese wabashije kubyigana, umuntu wese umurikiranye ahabwa umugisha n'Imana. Izo menefo destaya mando erekire dopaya zonita eneva destaya. Uri Imana, uri hejuru ya byose. Mana ndagushimye rero, girira neza ku muntu wese wabyiganye. Mahoro n'umugisha bane nawe, kuko witwa Imana ishobora byose, urengera abantu bawe. Urakoze kubyumvise kubarengeye. Amen.